uriya kutabyara birakomeye, mwongereho ko bikomeye. Burya umugabo we wamuganiye hagarara ukabona aragenda, ariko umugore we mu gitondo aba ari umusazi, yagira amahirwe nimugoroba agakira, cyangwa nimugoroba akaba ari umusazi, yagira amahirwe bugacya mu gitondo yakize. Araremba, amererwa nabi, ndetse ku rwego rwo hejuru umwana atangira kunanirwa guhumeka. Umubyeyi w'umwana ahamagara wa muyobozi w'itorero ati, ko ari wowe wanteruriye umwana wanjye yabaye iki? Umwana yasanze bamuvunnye urubavu. Nagera hano imbere nareba umwana w'umubyeyi ndi buterure, Satani agatangira kunyongorera ati, ufashe umwana w'abandi yagera mu rugo akamererwa nabi, wabigenza ute? Ngatangira kwifata. Ariko turashima Imana ko muri urwo rugendo rwose yatanze igisubizo nyuma y'imyaka 18. Reka rero nihuse nkomeze ntambutse ishimwe ryanjye. Nari nkivuga uburyo urugendo rw'imyaka 18 ari rurerure, ariko ku by'ukuri Imana yabanye natwe muri urwo rugendo. Turayishima cyane bikomeye kuko yaduhaye kwihangana no gukomera ndetse no gushikama. Ku by'ukuri ntago byoroshye, kuko murabizi akenshi ingo z'iki gihe Satani buriya inyinshi zifite ikibazo kimeze gutyo, akenshi ntabwo ziramba. Ariko turashima Imana ko tubashishije gushikama ndetse tugakomera tukayinambaho, ntitujye hirya no hino, cyangwa se ngo usange dutangiye guterana imijugujugu. Ariko Imana yaradufashije, niyo mpamvu tuyishima. Muri urwo rugendo rero twafashijwe na byinshi. Ndashimira cyane umuryango wanjye mvukamo ndetse n'umuryango wa Madame avukamo. Burya muri kiriya kibazo twari dufite, akenshi imiryango nayo ibigiramo uruhare kugira ngo urugo nk'urwo rusenyuke. Ariko ababyeyi bacu ndetse n'abavandimwe, buriya murabizi baramukazi nibo bakunda kugira icyo nakwita kujomba igikwasi. Akajomba igikwasi rwose bakamubwira amagambo mabi. Ariko ndashima Imana ko bashiki banjye ndetse bari hano babiri, reka mbasabe bahaguruke, nibo baje bahagarariye umuryango mvukamo. Rwose icyo kintu hari n'abandi murabareba hari inyuma, aba bose ni bashiki banjye. Ariko ndashima Imana cyane ko batigeze tubumvaho icyo bita ijambo ribi, ahubwo igihe cyose batubwiraga amagambo yo kudukomeza. Kandi ndashima Imana ko bakunda umugore wanjye, kuko nta kibi kigeze kibabonekaho hagati yacu nabo. Ndetse n'ababyeyi akenshi batubaga hafi ndetse bakatubwira amagambo yo kudukomeza. Muri urwo rugendo rero rutari rworoshye, twagiye duhura n'ibibazo byinshi. Hari igihe urugero Madamu yabaga yagiye ku kazi aho yakoreraga, najya kubona nkabona aratashye, ariko atashye arira. Muti yarizwaga n'iki? Ubwo gihe nihutiraga kumubaza icyo abaye, akambwira ngo umuntu yamubwiye nabi. Ku by'ukuri bavandimwe, reka mbasabe kubwo gufashwa n'Imana kugira ngo mujye muba hafi abantu bafite ikibazo kimeze nk'icyacu.
kuko niba hari umuntu ukomereka ni umuntu ufite iki kibazo, kubera ko waba ufite amafaranga angana iki, waba ufite ibya mirenge ku ntenyo, ntabwo wakwiha urubyaro uretse Uwiteka gusa. Niyo mpamvu buriya tuba dukwiye kumva cyane abantu bari muri icyo kibazo. Ariko nyine muri iyi si niko bimeze buriya. Muzi ko byatangiye na kera nk'uko pasitoro yabivuze, burya Penina yajombaga ibikwasi Ana. Muzi ibyo yamukoreraga, muzi uburyo yahoraga ku nkeke kubera we, ariko Imana nawe yaje kumwumva ndetse imukuraho igisuzuguriro. Rero turashima Imana cyane ko ariyo yabikoze nk'uko tumaze kubiririmba mu ndirimbo hamwe n'abagenzi. Muri urwo rugendo abantu benshi baradufashije, babanye natwe. Ndashima cyane abagize iri torero, ni ukuri mwabanye natwe mu magambo yo kudukomeza. Ndibuka ko hari abajyaga batwoherereza ibyigisho ndetse akakwihanangiriza ngo iki cyigisho cyumve. Rwose umva, iri torero ndabashima, mwabanye natwe. Ndibuka hari umuryango umwe, sinzi niba waje ariko bagomba kuba baje, twabimenye nyuma, bafashe urugendo bajya muri Kongo kudusengera. Mwumve, nagira mbumvishe ukuntu batuzirikanye kandi namwe mwatuzirikanye. Ariko turashima Imana ko muri urwo rugendo rwose yatanze igisubizo nyuma y'imyaka 18. Ku by'ukuri kwihanganira iyo myaka ntabwo byoroshye. Burya iyo Imana igukoreye igitangaza, abantu bagenda bakubwira uko bagutekerezagaho. Yewe abantu benshi bagiye bampamagara bakambwira bati rero, bati ntabwo usanzwe, ati kuko giye n'imyaka 2 sinayimara, ati giye n'umwaka sinawumara. Ariko twebwe twarihanganye urwo rugendo rwose. Abandi bakakubwira bati rero, abandi bakambwira bati burya abantu bahita bishyiriraho na gahunda y'uko babitekereza. Bakambwira bati buriya twahise twemeza ko ari wowe ufite ikibazo. Ati impamvu nta mugabo burya wakwihanganiye imyaka. Ariko ndashima Imana ko abantu b'Imana bahari ndetse babasha kwihangana. Bati nta mugabo bundi ujya ubaho wihanganiye imyaka, bati wowe ntabwo ubaho. Niyo mpamvu twahise dukonfirima ko ari wowe ufite ikibazo. Ariko ndashima Imana ko Imana yavuguruje abo bantu bose. Ibyo bibwiraga, ibyo abantu bibwira bitandukanye n'iby'Imana ikora. Burya ibi bintu nk'ibi biba kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe hehe? Yerekanirwe mu bantu, yerekanirwe muri twe. Ku by'ukuri Imana yari izi ko nzahagarara aha ngaha mu iteraniro nyishima kubw'igitangaza kandi mvuga gukomera kwayo, ndetse ntambutse ishimwe kugira ngo abibwiraga ibyo byose bumve ko ibyo bibwira bitandukanye n'uko Imana yibwira. Ndagira ngo mbabwire ko burya ibintu byose burya n'isaha y'Imana ibitaragera. Turashima Imana rero ko isaha yayo yageze. Ntabwo ku by'ukuri ni urugendo rurerure rurimo byinshi, mbivuze aha ngaha ngira ngo gahunda zahagarara zindi. Ariko mvunaguye kugira ngo ngere ku musozo, mu kwa kane kwa 2023 ndashima Imana ko
aribwo twabonye ikimenyetso cy'Uwiteka. Ndashima cyane, hari isengesho rikomeye twagiranye na pasitoro n'umuryango we. Uwo munsi numvaga ndi mu mbaraga ndetse yo kwizera gukomeye. Ndashima Imana ko uwo munsi yumvise iryo sengesho basengeye iwanjye mu rugo badusuye. Imana nyuma y'ukwezi kumwe yari itanze ikimenyetso. Buriya Imana irumva. Reka mbabwire, mureke twizere Imana. Mureke twizere Imana kuko irakomeye. Nyuma umugore mufasha wanjye amaze gusama, twajyaga tujya kwa muganga. Murabizi umubyeyi utwite abaganga baramukurikirana agaca muri ekogarafi, ariko ndibuka ko ekogarafi hari ukuntu iguha n'udufoto tw'umwana uri mu nda. Ariko madamu yajyaga anyibeta nijoro turyamye, azi ko nsinziriye, akagenda agapfurungura ka gafoto k'umwana uri mu nda akakareba. Ibyo rero byanyeretse, bituma ugenda ubiha uburemere bwabyo ubundi uko bimeze. Umunsi twajyaga kwa muganga tugiye kubyara, ndibuka ko madamu rwose yari afite morale. We yaraye kwa muganga agendara mu rugo, gusa hari umuntu wari umuriho, murumuna we. Hanyuma mu gitondo ndahazindukira ko twagiye twiteguye kubyara, ariko dogiteri atubwira ko ari bumubyaze bukeye. Hanyuma ndibuka ko muri icyo gitondo nazindukiyeyo, mbona madamu morale afite rwose, nanjye numva ngize ibyiringiro. Ndibuka ko twahuye, muganga amujyanye muri salle dope, yitwaye rwose, yitwariye serumu mu ntoki, bamuteye serumu yitwaje mu ntoki yigendera, ubona ko nta kibazo afite. Nko mu minota itarenze nk'icumi bambwira ko nzana imyambaro y'umwana, ndayijyana. Ariko ku by'ukuri aho hantu byananiye kwihangana. Narebye, nashubije amaso inyuma, nibuka urwo rugendo rwose, ndeba umwana, igitangaza Imana ikoze, kwihangana biranga, nkubita amarira hasi. Twari kwa muganga aho bita kwa Dr. Claude ku Muhima. Kuba hazi ukuntu hateye, ni hejuru y'umuhanda, umuhanda uri hasi gutya. Byageze aho numva ameze nk'uri mu nzozi. Ndavuga nti ibi bintu ndabyitwaramo, ndaza kumenya gute ko ntari mu nzozi. Fata akanya, ubwo ibyo nabikoraga jyenyine nta muntu ndeba, ngasohoka nkajya hanze kugira ngo byibuze ndebe. Iyo nkuru nayishyize ku mbuga zacu duhuriraho, haba abavandimwe, mu miryango, mu itorero, ariko yabaye nk'inkuru y'ukwezi, ngira ngo yamaze nk'ukwezi ikiri mu mitwe y'abantu. Nagira ngo mbumvishe uburemere bw'icyo kintu. Ndibuka neza hari umuvandimwe wajya guteranira hano, sinzi niba yaje, nawe yagomba kuba hari. Yarampamagaye akibimenya, arambwira ati rero, ati twajyaga twiga Bibiliya, tukiga ibitangaza Imana yagiye ikora, ndetse tukabyiga kugira ngo bidufashe mu rugendo rwacu rwa gikristo. Atariko ati ndashima Imana ko natwe Kabeza Imana iduhaye igitangaza cyo kwigiraho. Ibyo rero ngasanga ni ibitangaza gusa Imana yadukoreye, kandi natwe turayishima ndetse tuzayishima iteka. Nkaba rero nshimira mwebwe mwese, inshuti, abavandimwe, imiryango, itorero ryacu, ko
ko mwabanye natwe mukatuba hafi. Nkaba nasoza mbasabira umugisha w'Imana kandi mbasaba kugira ngo abantu bose bafite ikibazo nk'icyacu mujye mubaba hafi kandi mujye mwirinda cya kintu navuze cyitwa igikwasi, cyo bita kujomba umuntu igikwasi. Rwose gikomeretsa cyane abantu nkatwe. Hari akantu nari nibagiwe gatoya, reka nako nkavuge. Hari igihe madamu yajyaga agerageza uko ashoboye kose, byagera umunsi wo kwakiriza abana hano mu rusengero, uwo munsi ntaze gusenga. Buriya rero Satani agenda kongorera ibintu bitandukanye, ariko turashima Imana ko yaneshejwe. Ubwo akakoresha uko ashoboye ntajye gusenga, cyangwa se hagira nk'umubwiriza wigisha ahangaha yaterura icyigisho cy'ababuze urubyaro, madamu akabura amahoro. Hari n'igihe yajyaga asohoka akigendera. Mwumve uko byabaga bimeze. Hari ubwo nanjye twageraga mu gihe cyo kwakira abana nk'umuyobozi w'itorero, bakampamagara hano imbere. Murabizi ko abakuru b'itorero tuba ari twe tugomba guterura abana hano imbere. Buriya Satani agenda kongorera, ariko turashima Imana ko igihe cyose ntabwo anesha, ahubwo igihe cyose aratsindwa. Nagera hano imbere nareba umwana w'umubyeyi ndi buterure, Satani agatangira kunyongorera ati ufashe umwana w'abandi yagera mu rugo akamererwa nabi, wabigenza ute? Ngatangira kwifata, ariko nkikomeza kugira ngo abantu batagira uko babibona. Reka mbabwire, buriya muzi ko umubyeyi nawe atinya kuguha umwana we. Ababyeyi rwose nawe atinya kuguha umwana we. Hari umuyobozi w'itorero umwe, ni umwarimu muri kaminuza i Masoro, yatubwiye ukuntu rimwe, niwe wari umukuru w'itorero mukuru, ukuntu rimwe mu gihe cyo kwakira abana niwe wateruye umwana, kuko nabo bari baragize ikibazo ngira ngo kimeze gutyo, ariko ngo bari bafite umwana ushimishije cyane. Noneho umunsi wo kubakira niwe wamuteruye. Nyine barakira bisanzwe, bageze mu rugo bari bafite n'ibirori, ariko umwana aza kuremba. Araremba, amererwa nabi, ndetse ku rwego rwo hejuru umwana atangira kunanirwa guhumeka. Umubyeyi w'umwana ahamagara wa muyobozi w'itorero ati, ko ari wowe wanteruriye umwana wanjye yabaye iki? Mwumve namwe Satani ibyo akora. Ko ari wowe wanteruriye umwana wanjye yabaye iki? Umuyobozi agwa mu kantu pe. Ariko icyo yakoze ni iki? Kuko yamuhamagaye umwana bamugejeje kwa muganga. Icyo yakoze ni iki rero? Yahise yihutira hehe? Kugera kwa muganga. Agezeyo asanga umwana abaganga bamwuzuyeho, barimo baramukorera ibishoboka byose kugira ngo bagarure ubuzima bwe, kuko yari arembye cyane. Ariko haza umudogiteri umwe, kuko wari umuryango wifashije, bari bamujyanye ku bitaro bikomeye. Haza umudogiteri umwe atangira kumukorera ibizamini byose. Mu bizamini yafashe yahise abona ikibazo umwana afite. Umwana yasanze bamuvunnye urubavu. Ibyo bintu narabyumvise, nta nubwo hashize igihe, ngira ngo aba New Hope bamwe barabizi. Ari ahantu twari twagiye kuririmba, uwo muyobozi nibwo yavuze icyo kintu ari kubwiriza, avuga Satani
uburyo abantu b'Imana baterana na Satani agaterana nabo. Ku by'ukuri uwo muntu yari ari mu iteraniro wakoze ibyo, ariko turashima Imana ko Imana yaje no kumugaragaza. Nyuma dogiteri yaje gufasha uwo mwana, ababwira ko abizeza ko mu gihe kitarenze icyumweru umwana aba yakize. Umwana baramukurikiranye arakira, habaho gusenga bikomeye, ariko wa muntu yaje gutanga ubuhamya asaba n'imbabazi itorero ko ari we wakoze ibyo bintu. Murumva rero impamvu buriya ni nyinshi yatuma umuntu ufite icyo kibazo atangira kwifata, ndetse n'umubyeyi agatinya kuguha umwana we. Ariko reka dushime Imana ko abantu b'Imana bariho, abantu b'Imana barahari, kandi abantu b'Imana Imana irabakoresha. Niyo mpamvu rero nanjye byageraga igihe cyo kwakira abana ngatangira gutinya, ariko ndashima Imana ko muri aka kanya ubu namwe mwabonye umwana wanjye ndetse mwamuteruye. Haleluya! Rero ni ishimwe rikomeye kandi ni igitangaza gikomeye cy'Imana. Reka dusabe kugira ngo gusa Imana ijye ikomeza kubana natwe, kandi dusabe kuzayikorera igihe cyose, kuko Imana irumva kandi irasubiza. Muri Yesaya 59 ngira ngo uhereye ku murongo wa mbere aravuga ngo erega ugutwi kw'Imana ntikwapfuye ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwacu niko gutuma itwima amaso ikanga no kutwumva. Mureke rero dukorere Imana, natwe izaba mu ruhande rwacu nk'uko yabanye natwe. Ndasoza n'isomo riri muri Zaburi ya 40 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringira Uwiteka. Hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirire abibone cyangwa abiyobagiriza gukurikiza ibinyoma. Murongo wa 6, Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Haleluya! Reka Imana yacu ihabwe icyubahiro, kandi ndabasabira kugira ngo igumye ibe mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Mwiriwe. Ku by'ukuri kubona icyo mvuga, umunezero mfite mu mutima wanjye n'umuryango wanjye ni byinshi ku buryo ntabona uko mbirondora. Kare nafashe umwanya nshima Imana, ariko mwabonye ko ikiniga cyamfashe bibanza kunanira, nsengera mu mutima, ariko Imana iramfasha mbasha gutambutsa ishimwe ryanjye. Aka kanya rero mfite ibyishimo n'umunezero, noneho simfite ikiniga. Imana iri kumwe nanjye, Imana iri kumwe natwe. Ubu ngiye kubabwira, gusa ndavuga bikeya kuko dufite umwanya mutoya, ariko mbere na mbere umuryango wanjye turashima Imana. Turashima Imana cyane cyane cyane. Sinzi uburyo unagumye nibaza uburyo bundi bwo gushima Imana hari, niba nzajya kuri televiziyo nuko ntabikunda, ahantu abantu bose bandeba ngashima Imana ngatanga ubuhamya, ariko Imana izagumya kudufasha aho bishoboka hose tuzayivuga, kuko ni Imana ikomeye kandi ni Imana ikora,
kandi n'Imana isubiza ku muntu wese uyizeye. Mureke rero tuyizere. Ku by'ukuri ndabashimiye cyane. Umuntu ashobora gutegura ibirori ntabone umuntu ubizamo, ariko ndabashimiye cyane ko Imana yabakoresheje mwese mukabasha kuza mukabana natwe. Ku by'ukuri ndababwiza ukuri, mu minsi ishize naratekereje ndavuga nti ndebye umunezero msigaye mfite, morale mfite, ndavuga nti buriya abantu bari bafite abana bafite umuryango bari baraturiye. Ndavuga nti bari baraturushije byinshi. Byonyine ubu ngubu amasaha yo nagiye ku kazi, amasaha yo gutaha asigaye atinda ku by'ukuri kuri iki. Ubundi cyakoze uriya mukobwa wanjye mwabonye, nanjye nkunda kubi, ni inshuti yanjye. Hari igihe ngenda ngasanga yabananiye, ubwo iyo mpageze ikibazo gihita gikemuka. Hari n'ubwo nsanga yanze gusinzira, iyo mpageze genda musinziriza. Nanjye rero buriya nkunda kubi, mwabonye ko kare nuko mutabibonye, burya tukiri inyuma turi kwitegura kujya kwakiriza abana yari yananiranye, ariko muteruye ahita aceceka. Murumva rero ko rwose kuvuga ko mwari mwaraturushije byinshi ntabwo naba nibeshye. Byonyine no gutaha nkabona utwenda twe nkadukubita amaso hariya ku mugozi twanitse, numva rwose icyo kimajije. Rero murumva ko ni umunezero mwinshi, kandi icyo mbabwira buriya bavandimwe, umuntu iki kintu kitariho ntabwo yabyumva ku rwego rwacyo. Bajya baca umugani ngo agaha kari kundi karahandurika. Buriya ubyumva neza, Famiye Thomas buriya nk'uko yabivuze, buriya bo barabyumva cyane kurenza abandi bose bicaye. Nubwo Thomas we yavuze ngo ntabwo ari ikigeragezo cyane, nabonye aricyo cyanyuma. Kuko ikintu cyose burya kiba mu isi, nabikoreye ubushakashatsi, ikibazo cyose umuntu abasha kugukura mu kibazo. Umuntu abantu babasha kumusova mu bintu runaka, ariko kiriya nta muntu wagusova n'umwe. Yaba umubyeyi wawe ugukunda wakwibarutse, nawe abirebesha amaso akumirwa, ariko mu ijuru hari Imana. Soza rero kugira ngo ntarambirana, ndashaka navuze byinshi byo gushima, ariko finali yo gushima, Imana yo niyo ya mbere, niyo nabanje, ariko finali yo gushima ndashima umufasha wanjye. Ndashaka guha impano uyu mufasha wanjye kubera ko yabyitwayemo neza. Impano ntuyirebe gutya ngo ni ntoya, ariko irakomeye. Harimo ikintu gikomeye, agapfundikiye nyine gatera amatsiko. Ntabwo nyine uko nayiteguye ntabwo bizi, nta nubwo uzi uko byagenze, nubwo tubana, ariko nyine ubwo harimo akabanga nagushima. Ndashoje rero, kandi ndabashimiye mwese. Ku by'ukuri reka mbasabire umugisha ku Mana, ngo Imana ibabere byose. Amen. Muraho neza mwese. Yesu ashimwe. Nanezerewe cyane bikomeye. Ubundi jyewe ntabwo njye mbasha kuvuga mu bantu benshi, ibintu byandenze biba byarandenze.
kuvuga birananira nkabura ikintu mvuga, ariko mwese uko muri aha mwaranejeje, mbese Imana izaba ari ibahemba yonyine. Buriya kutabyara birakomeye, mwongereho ko bikomeye. Burya umugabo we wamuganiye yihagarara ukabona aragenda, ariko umugore we mu gitondo aba ari umusazi, yagira amahirwe nimugoroba agakira, cyangwa nimugoroba akaba ari umusazi, yagira amahirwe bugacya mu gitondo yakize. Aba afite ibibazo ntabona urwego ntabishyiraho. Ushobora no kugenda warugiye ahantu, warangiza ukumva umutima urakubwiye ngo usubirayo, ugasubirayo. Kutabyara ni ikigeragezo kibi mu byumvire ku rwego ruriho. Njyewe cyaranzonze, kinkura mu bantu, kinkura mu bavandimwe. Umuvandimwe akabyara inshuro 5 ntarakandagira mu rugo rwe, ariko akabirenza amaso, nabyaye akaza yiruka akaza kumusura. None rero ataza kumva hafi ngo mu gitondo mbe nasaze ambwira ati ni ukuri hangana Imana nitanga urubyaro, nari kwiruka ngatora amashashi. Ariko kuko yambaga hafi akambwira ati humura ntabwo nagutumye abana, atari Imana izaduhera abana izabaduha, ati kandi nitanabaduha nta kibazo rwose hangana. Ni ukuri nawe ndamushimira, Imana yo mu ijuru izamuhembe. Ntabwo nari nzi ko yateguye impano, nanjye ntabwo yari azi ko nayiteguye, ariko ndamushimira. Nta bihambaye birimo, ariko ndabizi neza ko anyurwa, icyo asangamo cyose kimunyure. Igikuru ni uko Imana yaduhaye umwana, nta kindi. Niba nyihere mikoro n'ubundi bahoberane. Baherukaga kurira kera ariko mwabahaye amashyi. Haleluya. Haleluya. Twazamuye hano no gushima Imana no kugaragaza no kureba ibitangaza Imana igira cyangwa se Imana ikora, izina ryayo rihimbazwe. Ijabije no kugaragaza tuvuga ngo turi Imana dukorera ibikomeye, natwe tugeze dute turishimye. Murabo utishimye ntabwo waba wicaye aha ngaha, sibyo? Reka turi abantu batishimye hano, umwe babiri ntabwo mbonye. Twicaye hano bavuga ibitangaza by'Imana, bikamara umwanya muremure ukageza ijoro n'amanywa ugiye ibitangaza byayo. Imana rero yacu yatangaje kandi Imana yadukorera ibikomeye, turishimye. Niyo mpamvu duhagaze aha duhamye Imana nyine. Kutabyara ni ikigeragezo mu bya nyuma kibamo, ariko si cyo cya nyuma. Hari ibya nyuma, hari ibiri inyuma, ariko mu bya nyuma bikomeye kibamo. Kandi mumenyeshe yuko igihe ntabwo ari imbaraga z'umuntu zituma abyihanganira, kuko ari menshi tubona ama experience hari menshi y'abantu batashoboye kukihanganira, ariko Imana iragushoboza kukihanganira kandi ifite isezerano. Buri Imana muri itangiriro 1:20 muravuga ngo mubyare mwororoke mugeze mute mugwire muzure isi. Ariko Satani we uzi ko we ari contre y'Imana, ari contre agenda ashyiramo ibintu agashyiramo iby'Imana itavuze. Niyo mpamvu rero tugenda duhana ibi byose. Rero uyu musozi abagabo batereye turi abafandi banyu, twarawutereye pe. Yego mutongereho imyaka 2 twe twamaze 16, ariko ibyo muvuga byo abantu bavuga turabyumva neza. Rero Imana yacu irakomeye kandi ishoboye byose.
hari igihe itinda kubera impamvu runaka kugira ngo yereke abantu boko ko igihari kandi Imana irahari. None niba Sara yaramaze imyaka Aburahamu y'imyaka 75 uwo mwanya ikamubwira ngo ikamushyizana n'uko azabyara akongera akamara imyaka 25 ntabwo Imana yabwiye ngo uzabyara ngo itabyara oya yamaze indi 25 yose atarabyara. Nima babo yoze ziriya noza ziriya complaints zose ziriya byose byabahagana n'abandi iyo tradition yose n'ibyo byabaye, ariko mu by'ukuri Imana yo ikomeza isezerano ryayo kandi ikarisohoza. Ni ukuvuga ngo ikivuze nta muntu usubizaho. Hari umugani uvuga ngo if God say yes, no one can say no. Yes, if God say no, nobody can say yes. Nuko imeze. Imana yacu rero hambaye ibyo Gaspari. Icyo ntabwo abari kivuga kuva urugendo rw'iyo myaka yose. Ubwo umubwira ngo avuge. Numva twarara kweza mu gitondo kandi ejo kongera gahindura indi page kubera iyo myaka yose. Ntibugire ngo afite amezi angahe? Amazi imyaka 18. Sibyo? Vide amazi imyaka 18. Ejo muzamushyire ku ishuri mu kwa cyenda. Agomba kujya ku ishuri. Kandi nagara muri secondaire ni gutangira kaminuza. Kuko secondaire yarangije ni kaminuza. Rero gusa icyo twavuga cyangwa icyo navuga nuko nuguhamya Imana gusa ibintu byose ikabyihorera. Nuvuga ngo iki? Guhama mu Mana ntugire ikindi wibangikanya nayo kandi ugategereza. Abantu benshi bavugana ngo bugere butegereze. Agapima umudamu agapima umugabo agasanga ni normal. Ariko akababwira ngo bugende bize mutegereze. Ni ugutegereza ikirere. Ntabwo ari kujya gufata hirya no hino mu bapfumu cyangwa ahandi hantu. Aravuga ngo bugende ni ugutegereza Uwiteka kandi amasezerano muri biraye mutegereza Uwiteka mwihanganye. Gusa iyo umwana amaze kuboneka ahindura nazo bimubwira ibintu byose birahinduka mu rugo. Ntabwo niyo myaka ubu ntabwo azongera kuyibara ugira ngo ni ibiri ishize cyangwa se ukwezi kumwe gushize, kubera ko amasezerano abahari menshi. Abantu bazazuka basinzira ku ituro nibazuka bazagira ngo basinzirire mugoroba buracya barasa, kubera ko icyo gihe cyose ntabwo kizibuka. Yego umwana ahindura ibintu byinshi mu rugo agatuma umuntu wasa n'ugize agaciro. Ibyo yavugaga kare byo kwakira abana byo guterura abana, ejo bundi twari tubirimo hariya kuri niyo igikondo Senya w'igikondo ufite gahunda nk'iyo yo kubumbatira abantu bose bataragira urubyaro. Bajya bagira igihe bagahura bakaganira, kandi benshi twasanze baraduhamagaye ngo tubabuhamya. Twasanze abenshi n'abayobozi b'itorero. Hari n'umuntu umwe watubwiye ibyo Gaspari yakoze. Umwana yateruye umwana agiye kumvira umwana arize, yataye agahinda agira ngo hari cyakora ubwana ntacyo yabaye, nuko arirutsa ashima Imana. Umudamu yatarabyara tujuru bamwita umurozi kazi. Nuko byubatse. Kandi ntubwirwa n'abantu bari hirya ntibazi ibyawe, ahubwo abantu bari proche bari hafi aho ngaho wagira ngo yagiye gusura umwana. Uyu nguyu ntabwo yari yaratse kujya kureba aho umudamu yabyaye, akagashaka amezi 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Aravuga ati reka ntazajyeyo umwana yakorora bakagira ngo nigiye bavuye. Urumva ibishaka bari byinshi ku mudamu babihari, ku mugabo babihari. Ni ikibazo gikomeye. Ndekera aho ngaho nawe akomeze mu gake. Ntabwo twagera tavuze urukundo rw'Imana. Nta n'ikindi dufite tuvuga usibye kuvuga kugenda kw'Imana. Ubwo rero kubona twahaguruka tukimbagira tukagenda tutavuze ko Imana ikomeye twaba dutsinzwe ndetse cyane. Ntabwo Imana ikomeye kwa Gaspari gusa, nta n'ubwo ikomeye kwa Thomas gusa, irakomeye hose. Tubyizere. Niba hari n'umuntu uri inyuma akabona ameze nk'utabonwa, umva irakuzi, irakubona kandi irakuzirikana. Ntucike intege, kandi nubwo wacika intege nturambarare, wumve ko Imana iri hafi yawe. Turanezerewe cyane kubw'uyu muryango. Ntabwo twabona ko tuvuga iby'urukundo rw'Imana, kuko kumara iyo myaka umuntu yikebuka akibona ari umwe, akabona ari wenyine, ntabwo byoroshye, ariko birashoboka. Kera njye kavugana ariko ubu ntaryaho gukora ibyo byabayeho. Ubu bambaje bati se kino kintu ubu wagihana? Ntagihane.
ntawe nubwo ni njyewe ni cyiza kinkupite nta wundi muntu wifuza ko yakigira kuko numva ukuntu mbabaye mwumva isi ubaraho undi muntu ubasha kubikorera akawugendana iminsi yose ariko birashoboka ahubwo dukume mu mana yacu ntabwo turi kuvuga ibintu byinshi turacyavuga ibyo kugenda kw'Imana ariko abadamu bagenzi bagenda gukora abagenzi ni muze dutanga impano yari isigaye abadamu munsi turifuza kuvuga mu rurimi abantu benshi bazi uwumva urwo rurimi aruzi wese ntiyifate arwikize ni muri babyeyi kugira ngo birakwiye yuko duca bugufi imbere y'Imana kuko ikibazo ni icy'Imana tuba duca kwiyereye tugiye kuvuga mu rurimi mwese muzi abenshi abanyarwanda turifuza ko abaruzi mwese muruvugamo tugiye gutangira rufitini nagira ngo mbanze mbashimire mwese uko muri hano nongere ikintu cya mbere ariko nibagiweho shimira Uwiteka Imana ihoraho twese uko turanane yaturinze n'ubu kandi iracyaturinze none rero nongeye gushimira aba bana banjye Jeanne na Gaspari Imana yankoreye ibikomeye impakana kamwe k'agakobwa ngauriya ni Jeanne namwe nimwibaze Imana ikaguha akana kamwe k'agakobwa akamara iyo myaka yose nta kuzukuru mbona ibyo mubyibaze sinakorwa mvuga utekereze uko waba utekereza mama Lili yavuze neza cyane we yabashaga kubegera akababwira ariko jewe kubera isoni no kumva mu mutima haremerewe ntacyo nigeze mbwira umwana wanjye nta n'icyo na Gaspari namubwiye none gushimira Uwiteka Imana ihimbaza nanone rero bavandimwe rwose umuntu uri hano wese nuko akunda uyu muryango nanone icyo nashaka kubabwira mwongere icyambere no gushimira Imana ariko icya kabiri mwongeye kongeraho mushimire Gaspari mumpera amashyi rwose Gaspari ku mutima wanjye sinzi icyo namushimira murabizi namwe muri ababyeyi muzi uko bimeze iyo umuntu amaze imyaka 18 nta kana ariko ukabona ntacyo avuga ku mwana wawe na kimwe aho harimo intimba nuko amarira y'umugabo atemba ajya hano Gaspari Imana iramuhumuriza n'umuryango akomokamo wose wigeze aturubika umwana wanjye n'umwe ngo ntabyaye kandi ibyo bibaho murabizi Gaspari mwongere mu mpera amashyi umwuzukuru wanjye umuryango wa Michel yewe nuzi umushyira impano nageneye akuzukuru kanjye sinarakareba hano ubundi numva nahora mureba mu maso ariko simureba ntari hano sinzi uko byameze buri uriya mukobwa nawe afite ikibazo none umuryango wanjye nuza niyo mpano iyihe